wamurasaka kinkubita ngashingegera gute mutogaruka wikinkubite kinkubita urada kwingira nitingegera gute tekiyo mbugita nitingegera gute wakinkubise nitingegera gute uriyo niba hajyari inyegera mbiti niba hajyari kana inyegera icyo cyumuto natabaye bamurusha rero umena amaraso mpari urugo n'urwa urarusigara nyuma y'ubu bugoryi bwose byende ingegera ntabwo uri imbwa uzi ibintu umuntu ari kumwe uzi ibintu ntabwo uri ingegera yakubesha ndakwingiza reka n'izina ryawe tugiye nagutera ibyuma bikagira Fight. Hello vipi yambu cyane bantu bacu bagenzi banje bakristo dusengana abaniga bo ku mihanda what we see this is manzada shata mind darabuze keraman yeah guys ndeke kubatinza it's about to go down. Listen to me. Ngwino. Wife nako. Bebe. Hani puchu. ngira nikumbuka Kwani sikukumbukangi. Darisha. Witwagira wicara. Ibeshye umpekure ko mwigenje no guhekura. Icara haniho bambaye. Bimeze bite ngabanza ubwira abantu ariko novuge ngo twagarutse. Simba nzi ubuvuye. Vugisha abantu bavugishe. Guys, meze mute nizere ko muri bo aho muri hose sibyo twambije kuvuga oya ntuvuge turagarutse ariko vuga ubundi sente tugarutse maze iminsi ubaye hano nigeze hano bari bagukumbuye wari waragiye. Guys umutoni no mu guys tumerudi ndabivuga none mbisubiremo kutoka wapi kutoka hello twaragarutse prank mcheza bana tujye gukora prank y'amata n'ubuki. Guys hari umuntu muzi cyane, she's my cousin kangira uryasanga batarimo bambona kandi ubwiza n'itoto nabyo biba bikenewe sibyo rata. Itoto ryangire bari kenewe hari wowe ibikundiro baba bagomba kubibona sikose itama wayangu igikoma iri ni itoto ntabwo ari itama peti yangu. Guys tumerudi na prank witinda mu magambo itoto rya ntacu rigenda gusaidia abantu hano nikuzi abemera itoto ryamanza imitima y'umutukulata imitima y'umutuku itoto ryawe ntacu ridusaidia tiridusetsa ta views ibiduha kandi wasetse sawa. Cousin sometimes she acts like her mother-in-law nyirabukwe wa Mutoni karanagufashaga nako karamufashe ngo nyirabukwe wa Mutoni ukabenshi bamwita mukecuru kandi ari cousin wawe to ntago warabona ko nari Slay Queen ntabyo bazi Slay Queen mubeshe Queen man reka umunsi umwe nzamuzana ntitwavuze ko tuzamujyana mu Mombasa uzareba ukuntu azaba yambaye neze mu Mombasa nyine ku mazi agomba kwambara nk'umuntu ugiye ku mazi bibere n'Slay Queen ntabwo nyoko ko yakwambara nk'umuntu ugiye ku mazi ahora yambaye nk'umuntu ugiye gusenga. Guys rero agiye kuza mane washutse se umuhagaze hagarara mu gufi utago kamera wayisumba nde mu gufi nyako
Yes guys, noneho rero tugiye kugira gute, tugiye kumukora prank. Urumva ni umuntu just she's like my sister, then ni cousin, hanyuma she's our best friend, umuntu tugira inama, utuba hafi muri buri kimwe cyose. Noneho rero tugiye ku actinga yuko twarwanye na Mutoni. Hanyuma rero hariya bavuga ngo twarwanye, twarwanye, hanyuma wowe uramuhamagara nkaho nyine nagukubise. Cyangwa ukeneye kuvuga ko wankubise. Ntanagutimbura. Tembura bene wanyu. Urumva? Noneho rero narangiza kuza hari agasafu dufite, ni umuti w'umwana. Genda uwuzane. Ntawe. Urumva? Uwo muti tugiye kuwisiga, tuwimeneho, turongeraho n'ibindi bintu. Just ni yawe. Ishati abantu bayinzi utangira kuyiyitirira. Ugiye kunsabya imbere y'abantu. Oya nihuza kandi urabizi nawe uzambara ibyanyu ndakuvuga. Ngaho vuga icyawe nambaye hano tubeshe. Uyu munsi nyine nibwo utabyambaye. Sanga wavuga video nambaye impuzu zawe. Taguryambara impira yanjye. Njuyu. Wewe. Sawa, uri kubona kwanditseho izina se. Ariko urabizi ko wabonye abantu bawunzi bo bwana. Arasebeje kabisa. Umva. No, sana hano mbanze ndebe ukuntu bisa. Niba bigize bidasa neza. Uyu ni umuti wongera amaraso ku bantu badafite amaraso mu mubiri. Yo, na amaraso reka turebe nka. Niki tugiye gukora, urumva ahita azasange namukubise. Ahubwo kunonoka no kunoshaka ko gushira mu mazuru. Zunuka fo. Shaka ko gushira amazuru fata gutya. Urumva? Ku bana badafite amaraso genda umuguru uyu muti muhereze. Uyu muti wongera amaraso. Aya kandi afasha abamama bagenzi banje. Uyu muti wongera abana amaraso. So mikoro ko irambitse. Hanyuma rero uyu muti then usa nk'amaraso. Ngiye kumumenaho, hanyuma hamagare kazini aze tumubwire yuko twarwanye. Kandi nanahagera ndagerageza. Ariko mbere y'ibyo nari nkumbuye abantu bo kuri Mutomanza. Babonye se? Eboni haga. Cyabo barakubona. Eboni haga. Kamba guhagire mu. Oya. Ngaho rero. Ni bampagingi bagusa. Bambi. Ngaho rero. Nibeshye mbona umuntu w'umuganwa zangaje guhagira boro. Twagiye. Sheri. Yo. Kuri tapi yanjye. Ni amaraso neza. Ariko ntabwo ari amaraso. Fata gutya nzane ka kaboro kari hehe kamwe k'intuzi nyakazana. Kamwe ko gushyira mu biryo nako kajya kagira. Ntabwo biba umutuku nyamutuku. Ese umutuku rana. N'umutuku wirabura mwana. N'umutuku wirabura. Atukura kamera nk'iki. Uzarebe bagufasha amaraso yo gupima uburwayi ko ataba yirabura. Jewe amaraso yirabura. Ndwaye sida se. Uncafurije tapi. Nakore. Naye pantaro ndazosubira kuyambara. Hari ikibazo uragura indi. Nakore. Ni amaraso gira gutya nkwereke yamere gutya. Mani hano hatandukanye no kwihuzuye ntabwo uri kwibona. Kurabona wavuga na amaraso. Niyo. Ugenda ukazane se bitumuze utengo. Agaki. Kakandi uzushira mu biryo ngo bitukure. Genda ukazane. Kavuga izina. Wewe urakaza. Ndakoze. Mani kamwashize ejo bundi mu bitoki. Kamwe ndakubwira ngo akane ko twajyaga dukoresha bise n'amaraso. Sauce tomate se? Oya ntabwo ari sauce tomate. Kagafu. Kamwe ujya gukaranga ibitoki mani ifiriti bikora. Utengushi bware bumwe. Genda mbevuga n'abantu. Karataga ari umutuku. Genda ukazana sawa birivanga hano bibyara ikintu kiza. Twe twizeshimye mama. No. Tago bivamo reba hano ukuntu hari amaraso. Uzana hano. Kara n'umuhondo. Aba nimba amaraso yawe arakwasa. Je wayanje sukwasa. Genda. Gutenguha ngo kuno gwahaza. Toka kuri. Guys rero hanyuma birasa nkaho twarwanye na mukubise na namukingiranye he mu cumba. Hanyuma haza kwikingurira. Igo mani kazana ko ngako. Bakita food color correction. Bakita food color. Akareo ni tukavangamo. Shida hii ni yellow. Wewe acha mambo mingi.
aca amakuzompo ufunga umutwe kandi ntabwo biri bumere nk'uko byari bumeze ni ukuri ngashiramo urutoki reba kuntu kikuna ari umuntu je nshiremo urutoki zana akantu nshiramo ubwo ni bwa gica bwo gutengura zana akantu nkoresha zana mani gutenga ikibazo kuca kuri iyi muto zana tapi none dukinire mu kirere guys mutoni shida yake ni nini kugandukira umugabo bibiri iravuga ngo mugore matwi mabi mugore gandukira mugabo kunda umugore mutoni ndamukunda ntimujya mubibona mwese hanyuma we rero kuganduka vahuza uganduka kuganduka no kugira ngo uko mpankubwira nekanze nsebe ntebe umuhondo noneho wumire ariko shaza imyaka nkurusha fata fone nkoreke wicare ndabizi kurenda kwihenangura je ni henangura uzi kibabaje fone yanjye nta muriro uri muvaho mash ngaho rero isige ntusige siga kwihuzu urakoze cyane se icyo utabona ni fata fone wicare hano ngo usige fata fone singavuga ngo nawe uvuge uzi imyaka nkurusha asetwa kubundi amebye ko muri uri kunshibu namwe amaraso urukona bitari kuba umuhondo dore mana niyo maraso itonde nkureke sasa niyo maraso nose kurabona ibi bisa n'ibi ngibi vugisha ukuri ahubwo nta turasubizamo agera buke itonde nje nzi ibyo ukora mani uza amasomo neza ngewe nawe tugiye kumubwira ko wankubise ntabwo ukubise ndagukomeretsa amatama ndayajegeza amashwari ndazishwanyaguza narinjye no kugutera icyuma habura gatoya byambisiga kuzura mvuge ko navuye imyona oya urabisiga agiye kuza uzahavira iriya nirenana cyangwa harya rya shuri niri usigaye mu mutwe singusiga mu mutwe se ko utanyizera nyine birahagije guys sibyo reka mbike nta kibazo YouTube niduhemba tuzagura guys mwarushobora byatuvuga mukore subscribe mukore share yewe buriya munakoze kuri KMPesa mwamugize neza umukire damanze barakuzi no hose ngo umukire utwo twabita ibyo bintu ngo bazikuru umukire ndatambuka nabuze n'ay'imboga bakambwira ngo wanguriye ngo abantu mujya muvuga gutyo imana izababare reka nzane fone uhamagare muhamagare bikwiye ngaba nzo acting tyo kuntureba no ndatinga yaje tira akopaga yanjye ndabivamo ndabivamo gaga ariko ndashaka ko acting ese reba ahantu wawushira mikoro wowe ese yiri mikoro wazaguze mikoro ariko mu ndebe randashira mikoro hanyuma ngo uri umukire urakennye ndagupfa ujya kwigendera muri kamera umva ndagusabye umuhamagare kurira siko urakoresha telefone yanjye ntabwo ifata amajwi ntubyibuka ko byanze cyagiye ibaze tubaye nta majwi twafashe ni ukuri ubushize warayifatishije biranga guys rero mutoni yakubiswe sibyo ako se buriya aho kugira ngo akubitwe nta n'uwari umukojejemo buriya nta wari umukozamo oya mana ariko ndaza gusekura imbere y'Imana kugira abone ko biri seri sekurande none birarangira gutyo ya mantuza ari he reka nze urumva banza umuhamagare ngaho ari hano utayimena ku bintu kuki nyine wowe umere neza kugira ngo ntajye kuri tapi hanyuma rero ikintu gihari sibyo reka ndebe ko nagukorera ibisebe cyatonze tumuhamagare hanyuma numara mani wakitinge kabisa urire fresh
Sijenge kumara watengurira yokar ntamani Hello. Hello. Bite. Bite muto. Ngira sha ndi mu nama nari nsotse kukwitaba. Ndaritora kamubita. Ngo gute? Ndaritora kamubita nta kintu nakoze. Muto waretse izo ngizo urimo nibiki? Ambari akukubita umva ihangane ngiye ndumva budara ibyo atabikora ihangane gato ndangiza inama nzi nabukubita muto kurarira akakubita nta kintu wamukoreye kurarira muto abudanzi abudara yagukubise mupfuye ikisi ariko kanakumira ari ibintu nyashaka kwitahira umva oroha gake nsezere mu nama nze uhitaha guma aho ngaho mwapfuye ikisi hewe mana we reka nakureka gatoya ndaje ninde wundi uri mu rugo abana barahari bose baryamye ariko iki ni igitangaza kanakumira abudarageza aho kurwana umva ihangane rwose ngiye gutega akamoto nze nkurebe mani nyace uzi ko kumbabaza imikino tuyivemo talo avuze gute usikori yari arimo arota mani natiza nyine namubwiye sasubira umuhamagare nimetoka kayigemo yakugora na nshaka njyewe ujye unkubita ariko ari wowe utaka ubu utatse neza mani uzi ko baraduteye inshinge twarabaye bimuga njyewe arankumbabaza inshinge bazitera ku bitugu kari mu mugongo aha yeye reka tugire gute dushiremo ese njyewe amaraso ndakuvushaje ntangeraho wese wakubiswe ejo pagaya nakwiyamye kazana umutsima umutsima turawukura hari uwo wacubye sosade ibintu bibabaje mutoni aza acumba agatsima kangana gutya ku buryo utabona n'akasiga none agatsima kari bahita muri takataka aje kuyizana muri takataka ubone isafuriya kera mwayogeje ntabwo mbizi fasha gugende zana agatsima kurantikira kuri kamera mutoni ateka ubwanza isi yose iramuzi kuri kamera se uteka bikeya kuri kamera uza wigirisha inda se si muri resitora guys nje nibera muri resitora urumva nje njya muri resitora abantu muzabone ngo ndabyusha mutekereze ko ari mutoni abantu tugendana arayitera nza njya muri resitora mu rugo nza njya rimwe na rimwe mukabonaga ngo ndabyushe mukagira ni mutoni byahe boro byahe zanaga agatsima ugaragaze ko utafite ku bwanwa ayo mazi n'ibisubizo by'uwiteka ariko reka nashaka umujinya mama keti yanaza ingofero ndaba ndi kwiyambara gutya urumva ajya mbwira mubwire ati niki wowe mbakubitane muri babiri mbereke mbasekure mu mbone sha urumva ibintu byo kurakara ngomba kubyitoza kugira ngo bitanaza bikanjabuka ntagire n'isoni urumva kagure kazajya kazana ubugambo umuntu areke guhubanganya amashwari ngo azisatagure bro muto ngiye kwigisha abagabo bose yuko akagore kakizana uhita ukubita uhubanganya kubita bro reka nkubwire uzi umugore udakubitwa iyo umugore adakubiswe rero itonde mvuge wizana hano papa nyine wasanze bajya bamukubita avuye gusaba umutsima mu baturanyi we sorry
umutsima wacu si uko usa wangu, umutsima wacu ni umutsima utameze gutya. bakuza mu baturanyi aka kanya mvuye hano mvuye mu baturanyi ndetse si uranakataguye. Reka manze nsoze gahunda umva bro, uzi kizakwereka umugore utajya ukubitwa ni hamwe uvuga mu bantu ngo si iyo ucecetse, ngo si iyo ucecetse, ngo si ko kuravuga iki, ariko umugore yazi neza ngo ahariho hose uhita ukubita uwubanganye. ese ko kuragaragaza ko utazi kubitwa? ibeshye uraremo twobigira seriye kirera agasanga nakunize uri kumva ufite akuka kanyuma bro. burya nuzi umva reka nkubwire wa muvandimwe, turi muri prank kurigisha abantu kwica abandi mu izina ry'Imana ndavuga. uri kumva umva reka nkubwire, ndashaka kwirakaza kirere nazabone ko nta mikino mfite. iyo umugore azi neza ko nta kantu kagushyugira isaha n'isaha guca mu ijambo mu bantu, ariko iyo avuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu agubanye yicara afite ikinyabupfura, imijinya yitwara mu rugo. iyo ni inama. fata ngo ushireho ibikomere n'ibisebe. ariko uyu ni umutsima noneho muto kuko Imana mu banyakenya iswo utera umuntu agakomereka. twagiye ku masahani zimera gute kanguhomeho igikomere. ntabwo umutsima ukunda urabuzwa n'iki? baguze shikarete nuko ari uw'abanyakenya uba abanyamuri gusa umutsima w'abanyakenya muto. ariko kwa Mana ntagufata nizere ko mwakinze gate. ukirere yatugwa gitumo turi mu mitsima hano. itonde ariko mbikore ndagufasha gira munini wuhome gutya usigareho nyine. ahubwo agato niko keza wa tonde. uragiye utira umutsima mu banyakenya. bazasigaza umutsima niko bakubwiye. niyo uzosigaza se wowe usigaza umutsima ntabwo bashaka guteka umutsima ngo usigare. ni ukuri atere komenti abo duturanye bumve afasha wambonyemo igipopi kuko urasiga umutima. itonde ikibazo ni ukuvamo. ayivuye oya wagumye hamwe se wowe ko ndagufasha. umfashe ikireke uzumfasha mu gikoni nawe ngaho ureba arahomoye. atabonye neza atandeteze votos ugando ahubwo ikibazo mubyara wawe igisebe bien joué magnifique. aravuga ko wakubita bien joué magnifique. ndagahubanganya amashwari ndazihubanganya ngese ndakina. mwese bari kuntemba mu maso. ndagutemye ko birantemba mu maso. aho none kuragira bitembe mu mugongo. tukaba nakira kandi ari nakira. ugira amafuta muto. nukuri abantu batazi umugore wanjye aremye mu bintu bibiri. baramenya se ngo bigende bite bamarira iki. yesu we yareke gashoke yareke wiyakura. tonde niwe wayamennye. nakivumbura nkihanagura. ikibazo aho ugeze nayikura. frank kagupfana deka kurahoresha icyuma ariko tonde wumvaga umunwa noneho tugiye gushyira ku kanwa. yego ko ibi birakomeye noneho kandebe ko nyayoborera ahandi. yewe we wumva akanwa dore ugira n'umunwa muremure. ko se ubundi ibyo wakoresha izanjye ntoki. tonde mashi ubundi ntabwo nagukubita gukomereke njye ntakomeretse. oya ntushobora nagukubita. oya nyine njye ntagize ntafite amaraso.
Ega turi abakiteri mani ibintu byamara Yesu wanjye mu izina rya Yesu Bikira Mariya waje n'ama Yesu mu gasyata. Egera hariya bakurebe egera kamera. Kumura ufunge n'akamera. Uranditse comment ikintu kizakimusasa no kuntuvuga ku izina rya Yesu. Ku izina rya Yesu. Funga bana diamond. Genda hariya kuri kamera urebe. Chiwe. Tapagara kagaragara ko umutima pe. Agara umutima. Wari kwagore. Kagiye. Barakukunda cyane ureba. Kuri Iswari byo. Uretse nkwereke. Ngoja nikuonyeshe. Wa mugani kakiriho dukeye. Siko? Ingia msete. Kuri. Urekubeho. What? Kirase kumahano. Ariko cyatureka imitsima. Sibyo? Batumaje kuzana kamera hano bakareba. Iri seriye mani. Yesu wanjye. Noneho rero kankwereka hasigaye hehe mu mazuru. Ahubwo nijyana kakamera. Uracagaragara ko ari umutsima? Nakubise amatwari bayeho wangaye. Bagihamagara rero umubwira ati no baranyisha ntuki insanze. Siko? Ubwira ntuki insanze. Bitemba se bija mu kanwa. Ugafunge ni kugira karekare. Kwantuka. Ariko nagushekerera. Reka noneho dushire hehe. Ariko reka ndeka ibindi. Kuravuga n'ubuzira byinshi ganiye. Ndaba bakurire twumve. Bana rero ushobora sabita. Bikore ko ndakwereka uko babigenza. Gira vuba. Rirase. Uwo muhamagarira ngire mubwira. Ngenda bizi kurira nta nubwo wari uhari wumva ndi kumuhamagara. Wasanga ari no kuri moto ntabyanyita. Ndaramamagaje. Nako ntatemba. Kega ku mama nayibona. Azovuga ngo ziragwira. Urumva ukuntu muto nazi kuririmba. Wamwumvise muto nukuntu agira ijwi. Kakantu nako. Akora nko kuri moto. Ndashima Yesu. Rira. Mani wowe urica gahunda uricagemo. Rira nyine. Shabigira cyari miringi Kurarira nk'umujinga mani. banze ko yitabe. Ari kuri moto. Acha kuja. Ndashima Yesu. Yesu uyu mutsima none afata njane umutsima hano n'ibyuma byose. Ataza kabibona. Reka bibone ko Yesu we boro turi inkozi z'ibibi. Tegereza muzara wanje. Ejo gorose. Ese ko wahumirije rimwe. Konti wahumura. Ese wababaye byanyabyo me. Ese wababaye byanyabyo. Bimeneka mu maso se. Tangwa hanagure mu maso. Ikibazo si ubugari. Turabonaga bwapfuye ubusa. Abakunzi b'ubugari turabona bwapfuye ubusa. Yego cyakunda ubugari. Turabukunda boro. Ubugari n'utudagara gutya. Utudagara sinyamenye tuvuye. Bapfa kuzana ibiryo ku meza. Nkaba mbona kandi gasahane gasa ukwako gatekwa kutudagara. Gakamana. Shacyakoze. Nawe yemeje kunsebya imwe. Nje ngusebeje ndabeshe vugisho. Utudagara. Tuza tuvaye. Sinzamenya n'igihe watuguze. Uri kumva? It's about to go down.
Sema kimeumana. Nishire kose. Rekiraho yarabaye. Bagahera. Nasa ntabibona garuka bitware. Bimbye mu jisho man. Injira we dararanyishe Moto. Izina rya Yesu. Wabaye iki? Ayiwe. Wabaye iki muto? Daragukubise aragusunitse uragwa. icyuma ku mutwe. Agukubise iki? Nawe ucara neza turebe. Waramagara mama zantwara n'itahire. Abdara nuko ugize gutya. Ari hehe? Abdara ari he muto? Agiye kumureba si mwene wanyu. Aho ihangana umbwire. Ari mu nzu, ari mu cyumba. Yasohotse. Abdara kugize gutya. Ngaho tuza umbwire. Abdara yankubise ndakunyica. Aragusunitse se urakomereka gutya. Aragukubise. Wagiye kumubaza se mubyara wawe. Abdara. Niki cyabaye? Ndikwirizwa ibiki mba hejuru nawe. Niki cyabaye? Nshaka kumamagarira polisi uyu munsi turagera muri polisi. Haguruka uva ngaho muto. Abdara niki cyabaye mu? Ndakubajije ngo niki cyabaye mu? Buri munsi urankubita kire buri munsi akamuta. Gahungira byagenze nta kintu namukoreye. Mutoni nabanza vanga bose ibintu. Vuga ibyabaye reka kwigira gutyo. Ufashe umuntu uramwica wowe uri intera hamwe. Ndamwishe kandi aricara. Akanakunda. Urimo abazimu wa muhungu we. Ibi ni ibikukorera umugore wawe. Mutavuka ngaho. Niko mukubise. Mubwira fe hano. Ni wowe kubaza nawe. Niko ugize Mutoni. Mubwire gute. Umugore azajya yigirisha umuntu nagira ngo avuga. Uyu munsi turagera muri polisi aho hereye. Icara. Abdambiza ukuri kw'Imana. Niki wagire Njya gupakinga imyenda ndakwinjize banza wicara. Mama Kate mbabara umureke. Uri nk'abazimu. Abandi bazimu. Mbabarira ubwire. Niki wapfuye na Mutoni mu byo kuko tukamubwira gutyo. Muto tuza wigenda. Niki mwapfuye. Ubundi kwahengetse ngo komeze umusazi. Wewe umeze ute? Uko ni gute wambaye ingofero? Nakubwira icyo twapfuye. Urwana n'umugore kugeza igihe ugambira kumwica. Wari kumurye yapfa. N'ubwa mbere ko arankubita nta n'ikintu namukoreye ariko uyu munsi noneho ngenda atashye. Mutavanga ajya mu cyumba kwa. Abdauz kuri kigoti. Nabanza ve. Ava hanga nico kibazo kihari. Cyangwa ndashaka kumujyana kwa muganga. Kandi ndamujyana nagushize muri leta. Niki cyabaye? None se muri leta uko byakora. Reka mpamagara ishuri. Baza utonda. Vuga rero uko byagenze. Undi mwana amaraso ari kumeneka. Uzi ko yohera. Itandukaniro ryawe nawe rirabiri. Itonde baze mubwira ikibazo ko cyane. Ngiye gupakinga imyenda. Banza wicara ndaje kujane kwa muganga. Ngira uko zagenze ntango ufasha byihuse. Nyine cyara hasi ngiye mubwira. Ukumva? Vuga wigikoraho uramushaka. Wagiye kuri kodinga. Ufite ubwoba bw'uko ariko icara aho ubikuze urutwe gusa. Twambabare nanjye nka. Icara utuze uvuga icyo wagize umugore. Uyu munsi we yaguhererana hano. Ntabwo arabahurira na se. Wamagaye bakaza bakamujyana. Urakubita umugore wawe kumwica. Sawa cyane mubwire. Vuga rero sinicara. Ikibazo ni ukwicara cyangwa ikibazo ni ukuvuza umuntu. Reka nkubwize ukuri.
mbwira nta kintu ndabizi buri munsi wari umubito ntacyo nagukoze buri munsi ngo nta muntu atinya ngo ni umwe wo kuri iyi si ngo azankubita nyice none ndabona ubigezeho abagabo benshi bizaba dupfa se nakwica uyu ni umugore wawe cyangwa se umugore wawe tafazacara hariya icara ngo ndakinga nta soni nta mushyitsi dukeneye niko upfuye n'umugore ndakubajije ngo niko upfuye n'umugore ikibazo ni ukwicara mbere uriya muntu icyo akeneye mwohereza ibyo ari kugusaba hariya shitani ni umugome niko wemera kuri igikoresho cya shitani ukubita umugore hafi kumwica wari ufite iyihe ntego kugira ngo umukubite gutya ikosa yakoze ni irihe byatuma ufungura utwe ukaja kumwica nawe wagiye muri reaction ziwe ntabwo uzi reka nkubwire mama Kate ngiye guhamagara mushenge mubwire uburyo ki uteye none se aziye mushenge aziye he icara hano hamagare mama wiwe nicyo cyoroshye nguhamagarire leta nicyo cyoroshye nda amagambo yose agakwiye kuba arangije kumuhamagara none ukubise umugore witwa mugende gute ntabwo ufata umujane kwa muganga je nta nubwo namukubise ni isano kumuganga njyana kwa muganga indi njana njye ntago njana nawe uwo mwicanyi anjana ntabwo nakwicara undi mwana ameze gutya abagabo b'iki gihe uzi ko hari n'inyamaswa wowe umuntu wundi wewe ubundi kurengeka ino ngofero wakwambaye ingofero neza urica umuntu ku manywa y'ihangu none se uyu ni umugore wawe si umugore wawe ndamwishe ntabwo mwishe n'amaraso yose navuye kubera uri kumana none se urindo yava ziba winsakuriza nzibaho nta gitangaza kirimo wamwishe igitutsi no kumutuka wewe gusa zonyine ukora kumukubita ngo umwice je mutuke ngana nawe ntabwo wamuhanye uko bisanzwe umugome gusa nije umugabo muri uru rugo imyaka ndusha mutoni umugabo se wazanye inka yo kwirirwa ukubita njye ndi inka yawe nta n'iso nafi witonde nakubwiye ngo witonde wazanye umugore wo kwirirwa ubandagura gutya niba umuharabutse ntafitavuka ubundi wahamagaye mama akaza we wasohoke bagenda we wasohoke uronsa muri uru rugo uronsa urabije konsa senti yo konkerezo yagiye ni ngombwa ngo onkereze hano wasohoka bibaye ngombwa taho ngiye kaje ubundi muri kwirirwa muburanira I don't want peace. mama Kate ova nkubwiza ukuri mbabara reka kujya mu bya mutoni umva naje kubwira oya ntacyo nakubasha ngaruka wicara no mubwire icara ngaho waretse ufite ubwenge mu mutwe wawe wambabare ntakubahuka ko wambabarira wubahuka njewe nakwihoreye sinahamagaye mu rugo unyubahuka jewe n'urugero rwaje unyubahuka banza wumve ikibazo ko mbanze nkubaze icyo ari cyo cyose uko kingana ntabwo wakwica umugore ku manywa y'ihangu umaze kumwicaho umurya I want problems always. ndagufasha iki we kuri induraho nawe uri umusazi Nice. asabuza ariko urimo shitani
rekura ngiye kuguhamagarira atasingiye kukurisha ngiye umva muri kwe gato mubwire n'izina ry'Imana ubu namwica akobda uri seriye kweli ase ubundi wewe kutagira ubwenge wajyagaye gutara imyenda yawe nigendera akaza rukundo rubana umva birarenze singiye kubona umuntu apfa n'ubundi sinenda kuguma muri uru rugo n'ubundi ntacyo nshoboye hari umufise tuziranye ngiye kugutanga wewe uha ujya mu cyumba ngiye kugutanga ngiye kumutanga bamufunga ntabwo ntareba umuntu ari gupfa rwose ndacabonye n'imyaka ndacafite umutima jewe Maketi ntuhamagare polisi. I don't want peace. I want problems always. Muhamagare polisi kabisa. nta polisi mamagara we nta polisi mamagara umva abda ntabwo mamagara polisi Ntabwo ndi ingegera. yesu we Ugende neza muto ntabwo. Maketi mbabarira. Washushe mu ruhande rwa muto. umva mubwire nta polisi mamagara abda nyubaha abasi saka wamurasa kashingubita Ingegera gute. mutogaruka we kinkubite Ingegera gute. umva kinkubite uranda kwingira Ingegera gute. reka iyo mbugita Ingegera gute. wakingubise Ingegera gute. uriyo niba haryari uri inyegera mbi niba haryari mwerekana uri inyegera icyo cy'umutungo natabaye bamurusha rero umena amaraso mpari uru rugo n'urwawe urarusigara Nyuma y'ubu bugoryi bwose ngende ingegera. ntabwo uri ingegera Uzi ibintu uyu muntu ari kumwe. Uzi ibintu. ntabwo uri ingegera yakubesha ndakwingiza reka n'izina ryawe Tugiye nagutera ibyuma bikagira. abda babariza niyo mbugita ndakwingiza za niyo mbugita mutoni we Kati mama ketse. Kati. Kati nukuri. Yani kamva ni pranka. Ni pranka. Who are you? Ni pranka mama ketse. Ni pranka. wamushinze ufite kamera we Nice. Ni pranka. acha kulia Ni pranka. umushinze umuntu azanye imbugita naje noye mukubita Ni pranka. umugome Ni pranka. harirasi yaraje ukuntu umushinze yazanye imbugita nawe ako nawe uri umugome Yaragiye guhamagara polisi uje man. gushinja uko Yaragiye guhamagara polisi. Oya. murenge n'ubundi agira imikino mibi utari kuguhagira azi gute tutwara puresha azi gute tutwara puresha twari tubifatanye. murege kuri Dore amaraso hano. murege kuri kureka amaraso nyina twara. murege ukamubwira ugira imikino itariyo None se ntazongera kugukiniraho urareba ukabona kuraza n'icyuma uje kunshinja uzi ko ugira imikino mibi ibi byo cyuma twabivuganye se tubwizanye ukuri egerayo niwe washese babyita creativity. twabivuganye by'icyuma se Babyita ngewe creativity. ni ibiki yakumenyeho nta maraso Dore hano hari intuza ngwino myereke. wa muti w'umwana w'amaraso yansize nakize neza ndakwemeje Asema maketi wamamagara polisi uziko nta mubyara wanjye afite. ni izina ry'Imana ninge kuguhamagara polisi Nta soni. ese wumva ureka kuza ari umuntu polisi uzi ko waje n'imbugita nasanze ingofero yayigize gutya